reka tubasuhuze mwese mukomeza gukurikira iyogezabutumwa TV, tubashimira umusanzu wanyu kuri mwe mwese mukomeza gusangiza inshuti n'abavandimwe ubutumwa bwiza. Reka tugusabe utarakora subscribe cyangwa like cyangwa gusangiza abandi ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana, kugira ngo ubikore uyu munsi, kugira ngo amakuru n'ijambo, indirimbo n'izindi mpano zose zijyanye n'igisate cy'iyobokamana cyangwa se gospel bijye bikugereraho ku gihe. Tuguhaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Uri kwibaza ngo tugufitiye nde? Ibyiza n'ibyinshi nk'uko twabasezeranije bizajya bikomeza gusimburana munsi ku munsi. Reka tuguhe ikaze kandi twakira itsinda dufite ry'abaririmbyi. Reka twakire umuyobozi wabo kugira ngo atubwire ni bande dufite uyu munsi, dukomeze n'umunezero. Haleluya, haleluya. Amen. Turashima Yesu kubw'umurimo mwiza w'ivugabutumwa akomeje kuduteza intambwe. Turifuza yuko isi yose ubutumwa bw'Imana bwogezwa nk'uko n'uyu muyoboro ari Iyogezabutumwa TV. Rero tubanje gushimira Iyogezabutumwa TV by'umwihariko ko mwatekereje ikintu cyiza kandi gifitiye Imana umumaro, natwe muri rusange turiteguye rero gukoreshwa n'Imana. Njye nitwa Elia Ngendahimana, tugiye gufatikanya namwe mwese kugira ngo turamye Imana, twihimbaze, tuvuge imirimo yayo ikora, nk'uko n'abakorera Satani nabo bamamaza ibyayo uko bwije n'uko bukeye. Twebwe rero ndi kumwe n'abandi bene data n'itsinda dufatikanyije kwamamaza Imana. Reka tuzamure ibiganza duhe Imana icyubahiro, dutere haleluya. Haleluya. Yes. Hanyuma ndatekereza twakivugaho muri make y'umwe umwe kugira ngo byihute, hanyuma niturangiza tuvugira Imana, tubatangirira. Yes. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Uwababyeyi Sandrine, nanjye nkunda gushima Imana cyane ndetse nayiririmbira. Amen. Amen. Nanjye nitwa Mutesi Florence, nkunda kuririmbira Imana. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Uwasenire Rosette, nkunda gukorera Imana. Haleluya. Amen. Nitwa Kwitonda Valante, nkunda kuririmba. Haleluya. Amen. Nitwa Uyihanganye Jean Baptiste, nanjye nkunda kuririmba no gucuranga byose. Haleluya. Amen. Nitwa Butoto Martin, nkunda kuririmba Imana no kuyicurangira. Haleluya. Amen. Nitwa Bukuru Janvier, nanjye nkunda kuririmba Imana nkayihimbaza. Amen. Haleluya. Amen. Nitwa Edison ufite amahoro, nanjye nkunda kuririmba Imana. Haleluya. Nitwa Nyakwizerwa Isana. Ntangazwa cyane n'ibyaremwe n'ikiganza cyawe, inyenyeri no guhinda kw'izuba byerekana ububasha bwawe. Uhoraho, ntangazwa cyane ibyaremwe n'ikiganza cyawe, inyenyeri no guhinda kw'izuba byerekana ububasha bwawe. Amimana, Amimana, ndakurimbira. Uri nkuru, uri nkuru. Amimana, Amimana, ndakurimbira. Uri
imitwaro yanjye akayikorera yamfirije ngo mube mu byaha turagushimiye uri Imana yo kuririmbirwa uri Imana yo gutambirwa uri nkuru iyo twibutse ko watanze umwana wawe Yesu ku musaraba akaza kutubambirwa kugira ngo dukire ibyaha ibyo byose tubyibutse twumva ari neza yawe hanyuma kuko kubabarirwa rero tukababarirwa ibyaha byacu twongeye kubohokerwa no kuvuga twongeye kubohokerwa no kuguhimbaza no kukuramya n'ukuri hari igihe tureba isi n'ibihe tukabona ibyiringiro byarangiye tukabona bitagishobotse ariko turagushimiye yuko itorero rikiri rizima imbaraga zawe zigihari gukora kwawe kugihari inyuma yo kunyura mu gihugu cy'umusinziro hari beura hari ibyiringiro Imana ishimwe inyuma y'urugendo rw'umwijima tujya dukurikirwa n'umucyo twizeye neza yuko inyuma y'umwijima ujya uzana umucyo turagushimiye kuko umucyo wawe wera udashobora guhwema kutumurikira twese turi imbere yawe turifuza ko isi isaga ubuntu bwawe abantu bakagira ihumure uracyahari Imana uracyahari ntaho wagiye uracyakora ntaho wagiye uracyakora imirimo ntaho wagiye uracyakunda umuntu ntaho wagiye uracyakunda itorero ntaho wagiye ku isi urakora Satani arakora ariko nawe urakora kandi umurusha ubushobozi ni nayo mpamvu duhamagaye umwuka w'Imana mu isi yose kugira ngo isi yose yongere yakire ubuntu bwawe n'imbabazi byawe isi yose yongere yakire ubuntu bwawe Mana tugukomeye amashyi tukuvugirije inanga haleluya haleluya reka impundu zivugirizwe izina ryawe rishimwe izina ryawe rishimwe isi yose igushime kuko mwami urakwiriye akira igitambo cyawe akira igitambo tugutuye akira kikubere umuhumurira neza uri Imana iri mu ijuru dukunda rero ngaho mwami garuka ku itorero garuka ku Rwanda garuka kuri Afurika garuka ku isi muri rusange garuka ku rubyiruko garuka ku babyeyi garuka ku bagabo reka isi yose abayivukiramo bahura n'ijambo ryawe bahura n'umwuka wawe wera reka twamagane imbaraga z'umwanzi nazo ziteje isi yose akaga n'izina rya Yesu Kristo Imana ishimwe uri Imana ituneshereza rero niyo mpamvu natwe twagukiye kukuramya Imana yacu bwite izina rya izina rya Yesu Kristo azaza
azanye ingabo azajyana urugo kwa data zapfukama bimbaza Imana yawe kuzimundu Kristo twese Kristo azaza azanye n'ingabo ze azajyana mu rugo
Since I didn't
neza haba mu mahoro n'ukuri n'ukuri baneza n'Imana izanyoma si yose niho nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose dukunda gukurikira Iyogezabutumwa TV. Kora subscribe, like and share. Turabakunda cyane.